ku mugore utarabonye urubyaro, hanyuma bigatuma umugabo ahita ashaka. Ubundi normalement ari abagabo ari n'abagore bakunda abana, ariko umanza ku gipimo. Oya, abagore bakunda kubyara, ariko bamaze kubyara abana bahagaze, abagabo babarusha kubakunda cyane. Numva aribwo mbivuze neza. Kuko abagabo bakunda abana ariko ntibabyara, hatari umugore ntibabagira. So nuvuga ngo umugabo akunda abana bahagaze, ariko umugore yatabyaye abari ikibazo, bicaye kumuviramo trauma. Hari n'abiyahura. Abantu rero bagiye bagenda bitonze, kuko ntuzi ngo ejo hameze gute. Abyumva kurikira birakomeye, ndi kubyumva. Ariko ndimo ndasasira. Hari no numvishe ngo avuga ngo sukuza se ngo mwana we, reka nkubwize ukuri, kuvuga duci ruhande ntacyo bizatugezaho. Yego. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza, ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugarutse na mwarimu wacu, mwarimu wanyu. Mwari waramutse? Yaramutse neza. Umeze ute? Ndaho rwose. Umeze neza? Yego. Nkuko bisanzwe iteka. Ni wambaye agashati keza. Ariko kugira amashati mwiza njyewe nzirikira. Uzira kuticara kuri kamera. Nicyo cyonyine nzira. Waye wicara kuri kamera ntago wajya wambara imipira. Uzabyitoze kabisa. Uzitoze kujya kuri kamera bizaza. Ndenza twicara aho ngaho twiganirira. Bizasaba rero kwambara nkanjye. Yego. Iyi ni pressure ya televiziyo. Iyi ni pressure ya kamera. Ntago rusukuvuga ngo nanjye se naniwe kuba nakwambara t-shirt nanjye. Ugashyiramo nk'agasengeri kabora relax gake. Orlando Magic cyangwa ka basket. Nakundi ntago ari byo, ntago ari ntiwavuga ngo ni ntago ari kuneza yanjye, nanjye nakabaye niyambarira Rolex. Ariko kamera se nyine ariko ushyiramo agashati kakagushyuhira. Sinakubwiye ko bigeze kugira Dani yigeze ku ari shati y'umweru nari nakoresheje Nyanza, no iy'umutuku irimo akaruru, nayikoresheje Nyanza nziza cyane nyine, ari style na ari design nikoreye ndayiba, ari ngiye nyifite nyine mu gihugu, kuko ninge na designinze yego. Noneho mpina amaboko n'igipesu ndagifungura. Dani akambwira ngo ngufunga, ndavuga ibyihorere, abantu barabibona. Uzi ko arabamamagaye bakabimbwira, akakubwira ngo wambaye gute. Oya, ngo nanze kubaha ibyo cameraman yambwiye. Ngo uvuga ibintu reka vuga amagambo yabo. Hashize babimbwiye mu kwa 12 kwa 11 kwa 2024. Urumva igihe gishize ni kirekire nta mabanga yabo menye. Ariko barabwiye bati niyo uvuga bizima ambara bizima. Yavuze ngo uvuga ibintu biri smart nawe ba smart. Ati niyo wambaye ishati ihenze yambare mu buryo bwiyubashye. Nuko ndabyumva kuko nyine urumva nawe nyine abantu bantumije. Urumva abantu bantumije mu byo bamamagarije nicyo bakakivugamo. Kandi rero hano ni umuryango tugomba kubahana. Si ukuvuga ngo nuko baremereye icyo ntago bakimpanira. Ariko niba ari ubusabe bwabo kandi bareba ibiganiro bishimira kumva inama zabo ni ngombwa. Rero ntago nyine niyo mpamvu ubona igihe cyose umuntu aba agomba kwitwararika. Yego. Iyo uri umunyamuryango ukorera abanyamuryango ukora ibyo abanyamuryango bashaka. Ugendera mu murongo wabo. Ko bimeze. Naho ubundi bazi ko nzanya amagambo banumva rwose use yara batipe bikorera bambaye usase. Ariko kubera ko ari comedy nabo nuko. Yego. Nakundi rero turubaha. Ugomba rega kubusa neza, ufite n'amashusho asa neza. Hari nk'igihe umbwira ngo shyira nka hariya kandi hariya nabonye hadasa neza. Nase za audio ntibazireba. Za audio ntibazireba.
uzayigerageza urebe. Gentile wari wamubona mwanafunzi wari wamubona ahubwo we nyine menya ngo buri muntu buri murongo kwa ugira ibyawo ariko documentaire n'abandi wa mutipe Jafem Entertainment uramuzi nawe ntitumuzi none ntitumureba cyane byose bijyana na style ariko nyine ibya hano ubwo nuko babishaka yego bya hano n'uyu murongo twahisemo n'uyu murongo twahisemo kandi tugomba kubahiriza kuko nimwe dukorera yego kuri KOP uyu munsi utuzaniye iki KOP toujours tuba twigisha abantu nubwo twigisha bamwe bakumva abandi ntibumve hakaba bumva bakadufashije kumvisha abandi bakicecekera kamanze ntanga udutangazo nka tubiri ejo nahamagawe n'umudamu ucuruza mituyu umu agent yego ambwira ko abantu bamutekeye umutwe yego batatu hano muri downtown ndamucuruza afite n'umwana yego bamutwara telefone irimo amafaranga 2,300 umwana iyo acuruza n'umwana bahari bivuze ngo ntafite uwasigira umwana niba afite umugabo nawe bagiye gushakisha cyangwa ntawe afite bamutekera umutwe ariko hari kamera de surveillance zihari zikora ajya muri control room barabimwereka abantu arababona ariko ntabazi ajya gutanga ikirego yifashije za video yafotoye noneho nyuma ngo baramubwira ngo video ntabwo ihagije ngo abo bantu azabazane yabakura he naho yababona se waba umureba bwo umuntu uwibwe ni ufata umujura afite sizo mbaraga ntabwo bishoboka ababimubwiye ni bande inzego yaregeye hano barumva sha ntabwo ari nkebere cyo abyumva hano barumva ntabwo ari nko kujya mu detail twose yego simvuze urwego ariko abaregerwa barazwi so urumva ako kantu ko kuvuga ngo mpaka umutuzaniye umugore ntabwo yabishobora kandi bamwibye mu kwa gatatu na nubu aracyasiragira ngo mpaka ari we wizaniye abajura kandi video barayifite ibyo nkunda kuvuga ibyo ntibyashoboka ibyo nkunda kuvuga inzego zifite ububasha zihabwa n'itegeko n'abanyarwanda bashyizeho ubuyobozi ububasha ubushobozi n'ubumenyi iyo mvuze ububasha nuko ntaho bakumirwa iyo mvuze ubumenyi nuko babyize bazi tekinike nyinshi zo kuba za detecta muri iyo video iri furu bakaba bamenya ngo uyu muntu ni runaka cyangwa bagashyiraho n'uburyo yafatwa iyo mvuze ubushobozi nuko bafite n'ibikoresho kabuhariwe yego ushobora gufata video yavuye muri telefone cyangwa yavuye muri control room ukayishyira mu kindi gikoresho kiri special baguhaye ukabona uwo muntu kikakwereka byose bye ari twari twajyanye hano hakurya wa muntu wagiye kuvuga ngo banyandikiye ngo kandi ahantu sinigeze mpanyura ibaje baravuga ati ngwino wabyumvisha ubushobozi bazana igikoresho kirenze bazana igikoresho kirenze kireba za Sofia zose zo mu gihugu babyumva bato ahantu uvuga ni hehe baramwereka bamwe ngo harya iyi modoka si yawe ati ni yanjye uyu si wowe uyu si wowe ati ni jewe uyu iki kiremwa si cyawe ati ni cyanjye atahubwo mureke nishi buretse yavuge ngo iki baravuge ngo buretse gato kandi wadututse watwisa abaginga ngo ntidukora neza none turabikweretse urajya urishyura se gusa urishyura yo ngayo ya Sofia gusa cyangwa urongeraho nayo ko wadusuzuguye babyumva ndumva ahantu yari yageze kugera bene hariya ubwo abo hasi yari yabagize ibyatsi so aho niyo mvuga ubushobozi so ubushobozi ni ibikoresho ububasha ni ukuba itegeko rikwemerera kugera hose niyo control room yakwigirayo uwaregewe yakwigirayo akareba neza ukareba uwo muntu afite n'ubundi bushobozi bwo kuba yamushyiraho abandi bantu bakavuga ati uyu muntu agenda muri kano gace yego niyo ntabwo hashira ukwezi utamufashe akagira na bwa bumenyi kuko yabyize so abantu rero bari mu nzego hari ibisubizo batanga nyine ukumva ubu mbivugiye hano kugira ngo niba hari icyakosorwa gikosorwe nimugoroba ibyo simbonye uko bisobanura ariko ni ukura konti byabaye nimugoroba mvuye mu rugo nahuye n'abadamu batatu ariko basa n'abana n'ubundi bahetse babiri bahetse n'umwe udahetse bose biyogoshesheje
ndabaza iki gitero cy'abantu abagore batatu bahetse abana bo abagore batatu bogoshe abana batogoshe ngira make bari muhagarare muvuye he ko mwihuta ati tuvuye Gikondo bwakabo nkazi iki ati twara abazunguzayi baratwambuye maze igihe kingana cy'ibyumweru 2 wowe ufite ingahe uhetse wa mbere afite 19 uhetse wa kabiri afite 20 udahetse afite 25 niwe sa naho akuze we abe ntabwo babafata abe bari basigaye mu rugo abo babiri bo bari bahetse mwana we rega ndareba imyaka koko ubwo bavuye Gikondo bagomba gutaha hirya za bahita ngo ikimama hirya za Nyabyondo bari bugenera amaguru kandi ubwo byari saa 12 n'igice. Cyo ni ikindi kibazo gikomeye kitarabonerwa umuti kuri management y'abazunguzayi. Ibyo byose uriya nubundi buracya babisubiramo ariko atabikoze nta kindi yakora. Arahetse ku myaka 19. Wabo baciye amasoko mwari. Oya na bihorere ko batayajyamo se bayobakiye se bababajije ngo babwire ati murishyira babyumva araremwa za n'indi ngingo ibyo mvuga ndabizi menshi ntaremwe kubera iki aho yashizwe bahavuganyeho n'abakayagiyemo iyo yashizwe hari heza se ntituzi ibibazo bibamo iyo yashizwe aheza hajyamo abatarigeze bazunguza sibyo yashyirwa hatari heza abazunguzayi bakayaca ku ruhande bakisubira mu muhanda. Rero cyo ari ikibazo gikomeye. Ubwo n'udutangazo ni nka tubiri tungu ako sinzi uko tuzabivugana n'umujyi wa Kigali ariko abantu bakareba uburyo byagabanuka ese nta kundi urumva kwa Kabuga umugore uhetse biragoye kandi ntiwamutandukanya n'umwana amwonsa kandi ntafite uwamusigira urumva ibibazo biri muri societe. Erega ubundi mbere yo gufata ingamba cyane cyane nk'abara bazunguzayi ubundi aho kwica gitera wakabaye wica ikimutera niki cyatumye aza kuzunguza abana barashonje yabonye akazara kanka niki cyatumye abyara imburagihe aho niho hajya ingamba aho gutwitinga ribu na polisi twitingamije prof ni gute cyangwa na minisante ni gute twakumira abo bana n'abataye ishuri bwatewe amada ni gute twakumira ko baterwa amada naho kumusanga mu muhanda none se no yarafite ishuri sana ritaza kuzunguza arazunguza kubera uwo mwana beho hanyuma tudasipoze ngo atagize na kimwe yinjiza byagenda bite twamusanga mu nzu inzara yamwiciyemo n'umwana cyo twakwishimira yishwe ariko sava ntabwo ariko bihora nubwo abo ngabo twahuye kwa Kabuga ntajya habura abantu ariko nanone siko abazunguzayi bose bajyayo ni byiza ko hari ubwo bafunga amaso kuko ubajije umujyi wa Kigali kuvuga ati igihe mwahereye intambara yo kurwanya abazunguzayi na mayibobo ko bahoraho babyumva yego bahoraho ni ikintu cyananiranye cyangwa nuko nabo bagera hagati bakavuga ati ariko bishyiremo imiyaga sinzi ko byagenze kandi bavuka buri munsi sinzi uko byagenze sinzi uko byagenze uri kumbaza ngo ni ikintu cyananiranye nimba navuga oya nimba nabwira umujyi wa Kigali ntabwo rimwe na rimwe ntabwo ari we mbabwira mba ndi kubwira umujyi wa Kigali kuba abazunguzayi intambara yo kurwanya abazunguzayi maze igihe irengeje imyaka 20 irenga ariko bakabatabura nuko umujyi wa Kigali wo urarwana no kugira ngo umujyi wawo ugire isuku utarimo bene nabo ariko utundi turere nitwo tububyarira bari bazunguzayi nta numwe uvuka i Kigali yeshwe kada nuvuga ngo hakabanje Minaroke ikabwira uturere ngo mu managing abantu banyu bava mu turere bazi Kigali gukora iki ukira cyumva noneho uva mu karere agiye i Kigali bazi icyo agiye gukora ubwo ntazaza aje kuzunguza ariko ubwo byarananiranye kuba byarananiranye tugomba kubana nabyo yego tugomba kubana nabyo ntaho bazajya akajya kuba kanyuma si itangazo komuteri na maze iminsi nganira n'abantu muri ino minsi 2 naganira n'abantu 2 ariko bafite ikibazo kijya gusa kijyanye nuko abana bangirika ariko bakangirika kubera imirererwe. Umuntu arabyara umwana
umugore arabyara umwana mu bukobwa akamuhisha se, abyumva, umwana yakura akabaza se, abyumva. Iyo ni kesi imwe. Indi kesi, umukobwa yabyaye umwana mu bukobwa, ise yemera umwana, agize 3 ise aramutwara, amara 12 atabonana na nyina, baramumuhishe. Umwana bimuviramo ibikomere byinshi, akiga ari uguhatiriza, agera hajya mu biyobyabwenge, urabyumva, kwaguhatiriza kubera ko afite ababyeyi bombi nubwo batabana, birangira arangije kwiga ariko nabi, asibira ibitabi, ibiyoga, naho agiye mu kazi bakamwirukana kubera izo ngeso. Kubera iki? Yarezwe n'abantu babiri impara kubiri, yamaze 12 atabona na nyina. Yabanye na nyina imyaka 3, amara 12 abana na nyina wundi na se baranze kumwereka nyina. Ngibyo umusaruro wavuyemo. Indi kesi, undi we umugabo yateye inda, aburana n'umugore, ndabyumva. Umugore ajya i Burundi, umugabo ajya Kongo, umugabo aragaruka mu Rwanda, umugore aguma i Burundi, ariko umwana uko agenda akura nawe ati nkeneye, ndize ndarangije rwose n'udufaranga, ubu ntacyo nkeneye kwa data, nkeneye kubona data. Bagiye mu mishyirano, ise akabati iyo dosiye sinyizi, ntaho nigeze mbyara. Umwana avuga ati ko ntacyo nkeneye kuri papa, basi niba we atabishaka munyereka aho avuka, ndebe kwa sogokuru, ndebe amatongo, ndebe abo kwa data wacu. Ubwo niho bigeze, niho bigeze. Ariko ubwo uwo nawe nadakomera ngo agira abamukomeza, nawe bizamwangiza. Kugira imyaka 20 utazi so, kandi sarahari akora n'ikigo gikomeye, urabyumva. Yego. Ubwo ibyo mu bintu byangiza abana tukicara twiramanta, ni gute yagiye mu bitabi, ni gute yagiye mu biyoga, ni gute yabaye umutinganyi. Ibyo bikomere. Niyo mpamvu ahantu bishoboka hose, aho bishoboka, umwana yakananiranye, ariko nibura ababyeyi bombi baragerageje, bombi kumuha discipline, bafatanyije. Sinzi niba ntaba nkudeviye. Iyi ngingo twigeze kuyiganiraho nje nawe tutari kubyumva kimwe. Ndi kukubwira ngo umwana bagomba kurirwa n'ababyeyi bombi, ari we papa na mama. Ukambwira ngo mu gihe ise yigize iki cyangwa nyina yigize iki, ngo si ngombwa ko nyina ajya kubwira umwana ngo dore so ngo nuriye, ngo ahubwo ngo yashaka undi. Kandi aho ni igihe cy'amabura kindi, ntabwo ari amahame. Erega muri sociology ntabwo ari science exact. Kuko sociology ireba ku bantu n'imibanire, kandi abantu bo ubwabo si bamwe, ntibarezwe kimwe, ntibatekereza kimwe, ntibarya kimwe, ntibafite amarangamutima amwe, ntibize kimwe, ntibakora bimwe, ntibakize kimwe. Niyo mpamvu buri kesi haba hari amabura kindi, amabura burizi. Uri kubyumva? Ni nkuko nk'abo badamu bari bavuye kwa Kabuga bahetse abana, wababwira ngo aho kumurera wenyine mute, urabyumva. Ubundi principe yabe nuko umwana arerwa na se na nyina. Iyo byanze rero niho dushaka izindi plan B, ariko plan B is not plan A. Plan A ni uko umwana arerwa n'ababyeyi bombi, urabyumva, agakurana uwo mwe. Ariko nanone kubura n'umwe, warerwa n'umwe. Yego. Ibyo nibyo nakubwiraga. Ni nkuko nabwira ndaza kukigeraho. Kuko mu kanya turaza kureba ibyo kubura urubyaro na reaction y'abantu bakora, ibyo guterwa inda n'uburyo bamanaginga iyo nda. Turebe n'ibijyanye n'ibyo guca inyuma n'ama degrees arimo n'ama levels arimo. Nibwo turaza gusanga ko ngiye wicaye aho kugira umugore asaza atabyaye, yashaka uwo babyarana. Aho niho nakubwiraga ngo, babyumva, aho niho nakubwiraga ngo si ngombwa ko aho kugira umwana abeho, je dirais comment, aho kugira umwana ntabeho, yaba hafite nyina. Niho nakubwiraga ngo wamubwira uti uriya niwe so, cyangwa se iso yaragiye yaratorongeye, ariko nibura arahari paraporo y'ibyo umuha. Kandi umuntu akuzwa na byinshi encadrement.
naho yabura ya aspect parentale paternelle cyangwa maternelle, ariko hari ibyo abona by'ingenzi bishobora kumufasha kugira ibyo akaruma akabyibagirwa. Ibyo nibyo imibanire y'abantu ni ukugoragoza. Yego. Hahinduka hanaza n'amafenomene mashyashya turaza kubigarukaho. Ariko urumva izo case nkubwiye, haza amafenomene mashyashya nk'ubu iki gihe cya technology na AI, byo ni ibindi gutwitirwa. Abazajya bavuka muri ziriya nda za Dr. Semwaga ntabwo kugira ngo bamere nk'abavutse mu nda za ba nyina, hari ibindi bizasabwa, ntabwo ari automatique. Ufite umwana wa DNA yawe yego, ariko amarangamutima y'undi muntu utaravukiye mu nda yawe, nyine amarangamutima, imyitwarire byose niyo wamutwite. Urumva za ariko ibyo tugomba guhangana nabyo, ikintu kirakomeye cyo uko byamera kose. Ariko nanone couple igomba kubyara, nibyo turaza kureba hano. Kubura urubyaro biravuna cyane, so inzira zose zanyurwamo uko bishoboka. Hanyuma kantere kuri kandi wampaye nimugoroba. Yego. Wa mudama agira ati aravuga se arabwira se bande uragashyiramo se ndagashyiramo nanjye reka nkashyiremo. Naje kumenya ko niyo naba natunganye n'umugabo dufitanye ibibazo, naravuze ngo ninjye nawe, ariko imibiri yacu yo ntabwo yatunganye. Turabanza rero twatonganye ariko imibiri yacu ntiyatunganye, nta kibazo ifitanye. Iyi myumvire mana, nk'ubu hakabaye hari nk'abandi 100 bahita baza bakamwunganira bitavuzwe nanjye. Ni gute abantu batongana imibiri ikahangirikira? Nakora iki imibiri yagenewe? Ego. Ibindi bikaza. Dushaka no kwiyungiramo na bya bindi bikarangira twishimye umunezero watwibagije ibintu byose, cyangwa se na nyuma yo kuruhuka umubiri karuhuka, imibiri ikanezerwa, imibiri ikagubwa neza. Dushaka no kubivugaho na Bara. Imibiri imaze kuruhuka yaguwe neza. Yitwa nde? Uwo mubyeyi ntago nzi ukuntu yitwa. Ubundi nk'aba nibo bakabaye bagira ijambo. Ubundi nk'aba nibo bakabaye bajya muri za Braido Shower wirwa uvuga. Ubundi nk'aba nibo bagashinza amakampani agira inama abageni. Urarakazwa n'igitenge ugafunga amaguru. Urumva bihura? Kandi noneho nicyo turaza kugeraho, gukomeza umutsi no kubirakariramo bihimbaraga cya kindi mupfa. Yego. Aho kugira ngo bigenze nk'uyu mudamu uvuga uti nubwo twaba twatonga cyangwa icyo tutemeranya, imibiri igomba gukora ibyayo, byanaba ngombwa mu gihe turi kuruhuka umunezero uje tukabiganiraho, urabyumva, tukaruhuka kikaba cyanakemukiraho. So guterana imigongo, sinzi niba wowe twari twagatangiye gukorana manza yari kwa Jaras, mwereka ngo hari abantu mu buriri bandika ka ni njyewe, abandika ha twari ku Gisozi, voilà, abandika ka abandika ha n'abandika x ndabyibuka cyane. Ubundi abaha nibo abaka n'aba x ni ibibazo. So nukuvuga ngo niba hari akabazo mupfuye wenda ntimwemeranyije ku ishuri ry'umwana, sibyo avuti abagabo bakunda amafaranga, oya yashuri rahenda ndamujyana, umugore we arashaka ko umwana we yiga ahantu heza, ibyo mutabyemeranyijeho x mu buriri x, cyangwa se umugabo akumva ari ibisanzwe mukandika ka. Uyu mudamu twakabaye tugira abadamu nibura nk'ijana mu gihe cy'ukwezi bose bakaba bavuze, ariko bo dufite n'abajya kuvuga ngo iki reka abagabo ntaho bataba. Urumva imvugo nk'izo, hari no numvise ngo avuga ngo sukuza se ngo mwana we, ubundi aba nibo bakabaye bahabwa ijambo bavuga nk'izi message. So rero mu bintu bisenya ingo cyane, abajyanama babi, yego, kutava kwizima, komeza imitsina, urabyumva? Yego. Ibyo ukumva akantu koroshye cyane. Nkunda kubivuga muri kino gihe na technology, ibintu bijyanye na management y'amatelefone. Ngo wabonye message ngo bamwise sheri karabaye,
urabyuka wa mugore wanobaga umugabo we yego ngo bamwise sheri bobo ibyo gusa ngo nicyo kintu cyansembuye ahubwo akabaye urwana hari uwamwise iri ikizina kibi wenda yamututse yamwise imbwa nicyo ngiye kuvuga twakabonye umugore arwana mu muhanda akubita umuntu wamwitiye umugabo imwe ariko wamwise sheri kameme ubundi se akantu najya numva ubundi kuki umuntu yumva ko uwo yabengutse ari we wenyine ugomba kumubenguka ab'umugore ab'umugabo niba warakunze uwo mugabo kumva ko wumva igikundo cyese warakiranguye waragitwaye se niba waramukunze ariko n'uwo mugabo akakubwira ko agukunze mwakabaye satisfied mwembi hanyuma niba mwita sheri ukaza kurwana numurenganyije wabwiye na rubanda yose se ngo ntimukamwite uku ntibabizi se ko mufite bande ababimwita bica muheca no kugira ngo abantu bose wowe uri mariye inyamasheke nyabitekere bazi kuri mariye yeshwe nitujyana yo gufata kamera umuntu akakwita sheri uwawe azaza arwane yeshwe watanze itangazo kuri Radio Rwanda yeshwe watanze itangazo muri za kiliziya zose yeshwe wagiye mu masoko yose yeshwe none se uwo mucongo wawe kuba abantu bawukunda nta nubwo mbona inyungu z'umuntu wumva ko uwo akunda atakundwa n'abandi keretse warashatse igitego ejo urabyumva ab'umugore ab'umugabo ahubwo iyo bintu mu bimanagingamo gukundwa n'abandi simbihakanye ahubwo uburyo bimanagingwamo voilà none uriya mugore yabanje gukora nyetamenya impamvu uriya yamwitiye umugabo sheri hanyuma se reaction yari kubiriya ni ikinyeshyamba se washakanye n'ikinyeshyamba se ko ari cyo kitabona ukita sheri so ni ikibazo dufite societe irimo ibibazo kandi noneho bitavugwa baca iruhande so uyu mudamu rero yari kwa Rweme tugize amahirwe natwe tukamubona nibaza ko twamubyaza byinshi ariko muri ya gahunda y'icyicaro cy'ubuhuza tuzajya tugiramo gahunda nyinshi good hanyuma urubyaro mu rushako sasa kareho duhera ni ibiganiro bibiri nakuye kwa Rweme cyangwa bitatu ku mugore utarabonye urubyaro hanyuma bigatuma umugabo ahita ashaka ubundi normalement ari abagabo ari n'abagore bakunda abana ariko umanza ku gipimo oya abagore bakunda kubyara ariko bamaze kubyara abana bahagaze abagabo barusha kubakunda cyane numva aribwo mbivuze neza kuko abagabo bakunda abana ariko ntibabyara hatari umugore ntibabagira so ni ukuvuga ngo umugabo akunda abana bahagaze ariko umugore iyo atabyaye aba ari ikibazo bishobora kumuviramo trauma ariko akaba trauma ye ku giti cye kwibaza ngo Imana yandemeye iki niba ntashobora gutanga umusaruro icyo ni kimwe trauma interne ariko sociale aba bavuga waje kuducira umuryango ibyo turabizi cyane rwose nabo biganaga bari inshuti bakajya babyandikirana mu magroupe ngo harya ngo nanupe n'ubu byaranze ibyo nabyo biramutraumatiza cyane rwose iyo agize amahirwe kugira ngo ya trauma igabanuke ni ukugira umugabo wihangana uzi kumukaro kudo chapeau ku bagabo bihanganiye ko abagore babo batabyara imyaka 5 imyaka 10 inarenga ariko buriya kwihangana biravuna mwise ko yihangana sibyo se ntabwo abaho mu buzima busanzwe hari ibyo atinya kuvuga ngo umugore atarakara ko atabyara hari imyitwarire agira hari uburyo atwaramo umugore we kugira mbese biramuvuna nk'abandi twavuzeho turi kuva i Nyanza basigaye bibera hakurya ibwota amasimbi bihanganye imyaka bamaze 12 ushatse ujye ubasuhuza hari umuntu wahise abambaza kandi bafite n'ifaranga byinshi cyane igifaranga byo byihorere ari naho ari byo ribizambi nje nshyiramo gutya oya ifaranga se ryatuma utabyara nese ifaranga utabyaye
erega ifaranga ni igikoresho cyiza kubera gikenewe. Nese kugira minerivare udafite abo uzirihira, ufite kapasite yo kuba wakwishyura umwana Cambridge ntawe ufite, urambwira ngo iryo faranga ryaguhoza ayo marira? Ni wowe wambwiye inkuru y'abantu ba Kayonza bari bafite amafaranga bagafasha indi miryango ariko bo badafite umwana batarabona urubyaro bakaza kubyara abana 3 Gatsibo cyangwa gutyo ibintu nk'ibyo. Uko biri kose ni mpamvu mba ngutwama hano iby'amafaranga biza nyuma. Araza arayo gukoresha iki ofete, sibyo se? Araza arayo gukoresha iki? Kuko amafaranga aje afite icyo akeneye ashobora no kukwangiza nawe. Sabyumva cyane. Umugabo udafite umwana ariza mu rugo, sibyo? Afite business ya miliyoni wenda 800. Arahora mu ngendo zitari ngombwa, arasengerera abatamushimira, agira ngo bamutaramire kuko ntafite uwasanga mu rugo ngo mutaramire. Uwo rero arutwa, simvuze kapitali ya miliyoni 800, uwo arutwa nuhembwa 800 yifite abana be 3. Agera mu rugo bakamuvuyanga koko. Arubwo twakoranaga yajyaga koberetsa abantu batabizi. Yakoraga muri service imwe irimo abantu nka 3 badafite abana. Umwe yari umusore yaje gushaka, undi yari inkumi yari mukuru, 3 4 abakobwa 3 n'umuhungu. Yego. Ariko umuhungu ko yaje no gushaka, ariko babandi 3 yavugaga bakoranaga, mbona n'ubu nta numwe uragira umwana. Noneho amashuri yatangiye. Bari mariye se? Bari mariye. Ngo bari mariye. Washwe. Ariko umwe yaje gushaka rurabura. Umwe yaje gushaka rurabura, nawe yarafite ayo ngayo uvuga. Ayo mba mvuga nawe yarayafite. Ubusara hetse. Akosha wajura reka. Noneho umugabo umunsi yarafite nk'abana 5. Umunsi witangira ry'amashuri agahangayika akaza ku kazi. Sha naba namwe sha ntabana mufite. Ntabana muriza. Urabyumva? Muri icyo kigo cyakoragamo abantu 6. Abafite abana ari uwo mugabo n'undi mugore. Kandi umugore nawe ufite poste yo hasi. Mu ba staff mu ba cadre b'icyo kigo yari uwo mugabo niwe wenyine wari ufite abana, abo bandi 4, abagore 3 n'umuhungu. Wapi. None amashuri yaba menshi wabona kuntu university eshu umutwe ashobora kwera bikora gatabizi, yabona amafaranga mushiranye ari kuguzaguza akaza sha naba namwe ntabana mufite. Bamutoreye inama, baraduhamagaye uyu yajya reka kudukomeretsa by'abana babizana. Bari abantu bakuru, umuto yari uwo muhungu, abo bose bari abantu bakuru. Imagine umuntu wenda umuntu ufite lisansi muri 93 ose yari mukuru, si mukuru. Ukazumubwira ngo washa naba namwe ntabana mufite ngungu bijya ntibibareba, barabyanze se. Neshwe. Umushara wabo suraribwa nande ntawe. So amafaranga aza nyuma, aje kugira uwatunga. Yego. Urabyumva? So ntabwo ari yabanze imbere. Ubwo nanigeze ahantu rero bya bikomere by'umuntu utabyaye, socialement, personnellement, individuellement, imbere muri we akishinja ibyaha atakoze, noneho byahumira kumira ari na societe itamwakira bikaba ikibazo. Kiro twese ndakuha urugero, ejo bundi hari kesi twamanaginze umwaka ushize y'umudogiteri mu ivuriro rimwe ryo mu ntara y'Amajyaruguru. Uriya mugabo, uriya mujene w'umudogiteri bamuvugagaho abagore 3. Uwisezerano utabyara, undi ngo yabyayeho umwana, uri bukaha yigeze no gusirikira ibaruwa ivuga ngo ise umugabo w'uwo mugore yabyayeho avuga ngo ntago yita ku mwana, ariko naje kumenya ko ibaruwa ari impimbano kuko umugabo yarampamagaye n'umugore uvugwa mu mwandiko turibonanira n'ubu turavugana. Umugore wa 3 wavuga kuri uwo mudogiteri ni umwenjeniyeri, ngira ngo we ubu barabana. Abyumva? Yego. Niba nyuma barageze bakabona divorce na wa mugore mukuru utabyara, ariko ku cyitwa ubwatsi umugore we aho avuka kwa sekuru barayisasira.
barishimye wapi ubwatsi pe ari ayahembwa ari basaza be ari kwa sekuru ikirundo ariko bakirwa bamubwira bati umugabo wawe acuditse na ka engineer kakirangize ejo bundi ati acuditse n'umukadire w'akarere utageza no ku 600 abyumva n'uwo mugabo yarijitifiye kujya muri izo nzira kubera ko akeneye umwana angaye baze rero umugore kumva ko atabyara hari n'abiyahura hari no twigeze muri corona niba ari ryari hari rwose umuntu wabaga mu nzego hano muri za Gasabo mu mirenge bamushyinguye Musanze so bitera gahinda cyane ahubwo abasigaye management umuntu utabashije kubyara bigenda bite barahari benshi bakivuza bikanga abagabo bagata umutwe bakashaka inzira nyinshi bikanga abyumva umugore yabona byaranze burundu akabwira umugabo atari ko mfite mubyara wanjye uri mu cyaro twamuzanye tukamujyana kwigisha gusuka akajya kwiga gusuka no kudoda ku cyarahani noneho igihe atagiye kwiga nkajya mbasiga mukiyaranja umugabo atirika umugabo agatangira gukeka ko ari imitego umugore amuteze kandi ubwo umugore ntako atagize akeneye umwana utamba muri urwo rugo ayo ni amakesi buriya sinzi niba ari ubushakashatsi butoya maze gukora buriya amafaranga yose wagira nta mafaranga yakunezeza nk'uko umwana yakunezeza kandi ari wowe uyahoza mu kanwa ahubwo uriburanye ukitsinda umwana aranezeza baguhe miliyoni 100 uriya mwana wawe bamutware oya oya nta mafaranga namwe wamba urebye ukuntu bajya kwivuza urebye bino urebye nk'izi operasiyo za Dr Semwaga ukareba hari abajya za Nairobi abajya mu Buhinde bikanga yego noneho muri no nkuru yo kwa Rwemere icyabaye nuko umugore wabuze urubyaro amaze guharikwa yafashe neza mu cyeba we ajya kumuhemba mu gurira igitenge noneho n'umugabo yaragikunda wa wundi utabyara nuko noneho ngo sinzi ukuntu byagenze yabasuye umugabo karamuzamo kakandi ka romantike kamwe kurukunda bashinze akanyama mu gafoke abaramutari yewe data we imitima ibigikururana mwari oya ni ngombwa nose akabemo nose kutabyara byatuma wanga umuntu rega n'ubuzima hari ibintu abantu bagomba gukomprena hari ibintu donc ibintu umuntu atihaye ntiyanze kumutera inda sibyo yego ntiyayisamye ngo ayikuremo waba umuhora iki mwapfa ibindi ariko ntabwo wamuhora ko ari umubiri utakira hanyuma icya kabiri ushatse n'undi akuguma hafi noneho karaza umugabo kamuzamo ashinga ifurusheti ku kanyama yakase neza atamika umugore wa mbere utabyara mu maso y'uwabyaye birayagara wa undi mutoya atangira azamura ifuye kandi ntazi ko uwo mugabo amufite hari urwego wa undi wa mbere yamugejejeho icyo atamugejejeho ni ukubyara ariko nta bantu twifitiye kwihanganira kutabyara ariko hari abantu kudoshapo nuko ariko hari abajya bageraho bagatanga ubuhamya bamaze 10 abamaze 15 abamaze ingahe kubwo amahirwe bakageraho bakarubona twihanganisha none abamaze iyo yose narwo rukabura bakivuza amafaranga bigatangira karagira bibafexe donc abagera ku mwanzuro w'uwo mugore ubwira umugabo ngo kabyara kanje cyangwa karumuna kanje uza ziyaranje abagabo bamwe bakabyanga hanyuma hakaba n'abagabo bashobora gutinyuka bati niba ngiyewe byaranze yaranje ngiye umwana tuzamurera hakaba n'abandi bavuga ngo muvana handi urumva izo ebyiri zo hambere zo zirarenze cyane kubwira ngo yaranje na murumuna wanjye cyangwa umubyara wanjye umugore cyangwa se umugabo akamubwira ati nawe reba aho yaranje umwana naza nzamwakira izo ziraremereye noneho benshi bagahitamo gufata aba bavandimwe n'abandi bana bakeneye
ariko aba ari igikomere gikomeye kubyitwaramo biba bivunanye bisaba izindi ngabire ndabyumva ariko nta couple ubwo navuze ko abagore bakunda kubyara abagabo bakunda abana ariko nta couple nimwe ndumva yashingwa itagamije kugira umusaruro nta nimwe ibaho ntayiba ushaka iki se wabyihorera waguma muri ka kandi twavuze ko umuseribateri umwe ubayeho mu buzima bwo hagati akamanaginga les emotions na sexe mu buryo ashaka kandi butarimo contract none se contract nta kintu nta musaruro muzagira mushinze company mudashaka inyungu kandi inyungu n'abana buri abantu nubwo babigira uko ayinya buriya byagutangaza ushize abantu hari ukababwira ngo hagati y'amafaranga n'urubyaro murahitamo iki benshi bahitamo urubyaro 95%. ko mbona ugera ku bantu ugacika intege se njya numva amaganya y'abatabafite abarubuze kandi nkubwira ngo ngiye bampamagaye mu nama uwo mugabo ubwo yazaga avuga mwe mugira amahirwe nta bana mufite dore babiri maze kohereza segonderi hano muri primaire harimo 3 na maternelle kandi umugore aronsa abandi bararubuze abivuze 3 baraduhamagara ati uyu muntu adushakaho iki kwaba tujomba mu gisebe reka twihanganishe rero n'abatarufite bakomeze batwaze twabikoze batwaze hanyuma nta kibisimbura ukwihanganisha nyine si ku bwabo nta ruhare babigizemo ariko bashake n'ingamba nyine nk'izo ngizo navuze ari iziremereye ari n'izoroshye urugo rutagira umwana rwo ruravuna ariko benshi bafata ingamba bakiyaranja abana bakarwamo yego good hanyuma rero undi ku guterwa inda undi rero voilà irasa na ya kesi nabanje yego hari abakobwa baterwa inda ari uyu wo kwa Rwemeraje yavuga ati ngiye iwacu hari mu gipastoro n'umuhungu dushakanye ari mu gipastoro ariko duterana inda none duteranye inda wa muhungu ava mu gipastoro ashaka kwica abwira umugore ati ko turabana b'abapastoro turajya gusezerana gute niyo nda zivanemo kugira amafoto azaryohe bya bindi ukunze kuvuga by'amafoto ni wowe ubizana ati ntabwo byashoboka abana bo mu gipastoro ko twashakana dutwite vanamo ati sinshobora gukora icyaha cyo gusambana nkore n'icyo kwica umukobwa cyo gusambana icyo kwica buretse gatoya hari ahantu uribuka urugero naguhaye nkubwira ukuntu byari bimeze njya kuzana famille ya mukuru wanjye ndabyibuka harimo abakobwa babiri batwite ndabyibuka buriya rero hari aho utageze icyo gusambana cyo ni bisanzwe ku muntu uri ukuze ariko gusama ukica nk'aho ibyo bidahagije umwana wa mbere kuri mwembi uriya mugore yabisobanuye mu bwenge mu buryo bw'ubwenge busobanutse umwana wa mbere kuri twembi akavuga ngo none nasanga ari we wenyine wari uri mu nda yanjye byagenda gute none twasanga ariyo ntanga wowe nzima wari ugifite we mugabo umugore ati sinakwicira umwana izo nizo ngamba niyo myanzuro ifatika bakobwa mushukwa ngo vanamo inda no Mungu akileta mtoto analeta sahani yake aho kugira ngo wicarane igisebo cyo kuva ko wiyiciye umwana Imana ikaguhana karuma ikakwima abandi abyumva kandi na wa wundi wisha akazajya ahora akwiruka mu bwonko cyane nta munezero kandi noneho ufite n'ubushobozi ntanza riri iwanyu ntimusaba umunyu ufite nyoko ukiri mutoya yanamugufasha ubuzima bugakomeza nkunda kugaya abantu benshi imiryango myinshi iforusa abakobwa batewe inda gushakana n'abazi bateye guterwa inda imibonano mpuzabitsina gutera inda no gushaka n'ibintu bitatu bitandukanye yego kubihuza hari icyo uba wangije abahuza imibonano mpuzabitsina abahuza ibitsina bose siko baterana inda sibyo abateranye inda bose siko bagomba gushakana
kuko ntabwo ugutera inda n'ubundi aba ari kandida yo kukubera umugore cyangwa umugabo. So ibizo ni faze zitandukanye, genda ubyare ibaze uri mu wakangahe mu 3 segonderi ngo genda ushaka uriya muhungu wo kwa kanaka, oya byara urangize tronkome ukire CZM, nubona akaburusu gakubite, nurangiza lisanse umwana azabageze nawe primaire, ibyo urushaka kubitangire, uzakubengera ko wari ufite umwana wowe nta mugabo n'undi wari umurimo. Nubumenyi buke bw'ababyeyi, n'ubushishozi buke bw'ababyeyi kuvuga ngo shaka uwo muhungu waguteye inda, banza umenye uwo muhungu, kuko ntabwo abahungu bose baba bakwe bawe, we mubyeyi. Abatera inda bose ntabwo baba abagabo, ariko turacyemeranya cyane. Ubwo se nk'uwo ku mutambyi ntabwo narobanuye. Reka mfata urugero nk'uwo ku mutambyi ari nk'umukwe wawe, turi gufata urugero, wabasha nawe uri umutambyi, nanjye ndi umutambyi, hanyuma umwana wawe agatera uwanjye inda, wabasha kureba ko uwo muntu atazakubera umukwe? Ute wabasha kureba ko uwo mwana wo mu batambyi kandi mwembi muri abatambyi atazakubera? Yatandukanye ibintu, hari didogiruzanye. Bano bo bari couple igomba gushakana, barakubagana baterana inda. Umuhungu w'umutambyi, mwene mutambyi w'umuhungu ahindutse umwicanyi, wikwiruka, ahindutse umwicanyi, araporopoza ko yandivamo kandi azi ko ari yateye fiance we nawe mwene mutambyi, uwo ntaba kibaye umukwe. Wazanye igitekerezo cyo kwica we ntaba kibaye umukwe, uwo ntaba kibaye umukwe. Uriya rero uko story ikomeza, ya karuma koko wa mukobwa yavugaga yarabaye. Abyumva? Umukobwa abaho, umuhungu afobeza ubundi buzima, none umukobwa akajya apropose umuhungu ngo bapimishe DNA. Mu mizo yambaye ati ntabwo ari nge ntarinda nyine, niya DNA ntayo mpimishe. Aragenda arashaka, imyaka iragenda, ashatse abura urubyaro. Ubwo wasigaranye ninde? Wa wundi yihakanye, aza kwinginga ngo dupimishe. Wumvise karuma ibyo wa mukobwa yatekereje, urumva bitarabaye cyane. Abantu rero bagiye bagenda bitonze, kuko ntuzi ngo ejo hameze gute. Nujya gutekereza kwica, uzajya umenya kwica umwana wawe cyangwa gukuramo inda, banza utekereze ngo ese yaba ariyo yonyine. Kandi byarabaye, uwo mugabo byarabaye, aza kwinginga ngo noneho umwana ndamwemera ngo nimuze dupimishe cyangwa mu mpe tudapimishe. Ayinya nabo shimire mama uriya mukobwa, ariko cyane ngewe yamubaye hafi, aramubunga. Niko ababyeyi bose bakabaye bamera, ariko nta ababyeyi bose bakabaye bamera, keza bafite imitima mitindi niwe birukana abana. Ariko ubundi se mama, reka nkubaze, uwo mumama uramushimira iki, kubera iki kandi umukobwa amuzaniye umuzukuru? Si inyungu kuri we? Ako ari ababatwama, abo ni abarenze umurongo, abo si no twahera twigisha wapi uwo ariko nuwo wabikoze muri abo ngabo babatwama, nawe tuba tugomba kumushimira. Oya kumushimira ni nkaho wirengagije ko nawe afite inyungu muri uwo mukino. Ntabonye akuzukuru kamuraza, kamumara irungu, kamususurutsa, kamukinira, kamubyinira, kamuganiriza atangiye gusinzira. Nese kuzukuza ni icyaha? Yeshwe. Nese kuba umubyeyi yavuga ngo mwana wanjye niba ibyago byarabaye ngwino wicare hano nzakufasha kumurera, ariko nawe urarira umwuzukuru wawe, si byose nawe uri mu nyungu. Wiswe grandma, urabyumva? Hindura icyiciro, arinya uzamuwe mu ntera, yego ayire. So kumushimira ni nkaho kumubwira ngo arabikora nta nyungu afitemo, ariko abonye umwuzukuru kabeme. Yego. Warutumye rero ngira warugiye kunyibagiza, ari kesi nkunda kuvuga hano, inkora ku mutima cyane, ahubwo tuzajye gusura uyu mwana manza kwasigara za Bugesera. Uyu mwana yagize ibikomere, narabivuze, umukobwa yagize ibikomere byinshi, ariko mere kubyanyuma. Yagize igikomere kuri se, agira igikomere kuri nyina, agira igikomere kuri nyirakuru, agira igikomere ku wamuteye inda wa mbere, agira igikomere ku mugabo ku wamuteye ya kabiri, agira igikomere ku miryango yabafashaga, ariko ikamere ku cyanyuma ku cyase, agira n'igikomere cya nyirabukwe.
ariko nyirabukwe nawe Karuma yaramuteruye tura hasi. Uyu mukobwa yatewe inda n'umusore. Uyu mukobwa yavutse ku miryango ku makouple aho twita ethniquement discordante, badahuje ubwoko. Abyumva kurikira birakomeye ndi kubyumva ariko ndimo ndasasira. Yavutse kuri couple idahuje ubwoko. Abyumva ndakukumva. Noneho isi umubyara ahemukira kwa nyina umubyara, biranamuhama. Wabyumvise? Yego. Noneho nyina abatabakiri batoya ajya mu kindi gihugu, ajyana ubuzima bwe avuga ngo n'abana abita base, atabana bakana nsigeneye kubumva ngiye gushaka abandi. Barasigara na nyirakuru. Noneho abana babyara babo bari ababasaza babo bishwe na se. Mukecuru akajya ati atabana ati tibabana banyiciye abana kandi bose ari abazukuru be. Kwera iki aba wa undi ufunzwe. Umukobwa ashyiraho akabaraga akajya gusura se. Iyo myaka yose arayikora. Umugabo asohotse abasohora mu nzu, ashaka undi mugore, agurisha inzu, nawe asubira iwabo ku ivuko. Wa mukobwa aracyakomereka kandi yareze bari umuntu abe bagera muri 5. Urumva igikomere cya nyina, icyase, icya nyirakuru. Tugeze mu rushako rero, umuhungu amutera inda. Amuteye inda, umuhungu ati nzakurongora, nzagushaka. Umuhungu agiye kubikoza iwabo, batereka reka umwana w'uwo muntu birapfa. Karuma rero ubwo n'ababyeyi b'uwo muhungu bamubujije, umuhungu we yabishakaga, biramunanira kwiyempoza. Birangira umuhungu bamubwira ati no, wowe ntushaka uwo mukobwa, tuzagushakira uwo kwa kanaka. Aragenda, babyarana abana 2. Bamaze kubyarana abana 2, wa mugore terura abana araguye. Wa mukecuru wanze wa undi wa mbere abuza abuzukuru. Umuhungu afite abana 3, 2 bagiye hanze, umwe yaramwanze. Baje kunegosiya, bajya mu biciro. Bavuga ati muribuka uyu mwana aba yarakuriye iwanyu, nayo babwiye hakiri kare, none babatwaye abanyu, muraje. Ariko yashyize umupira hasi nyine, kuko yabonaga ubwo buzima struggling-amo. Abonye umwana niba yemerwa no kwase mu muryango ufite ibyangombwa byose, ariko nicyo cyabite nuko yabonye ubushobozi bwe ari bukeya akadohora. Ariko undi yamubimu ngo mukecuru ari kuzicwa n'agahinda. Wabyumvise zanyu nk'ubwira z'ubwuzukuru. Uwo mukecuru yagize ati finalement nzabaho nta mwuzukuru mfite se. Uriya naramwanze, bariya barabantwaye, ati mupfe kuzana munsabire wa mwana w'umukobwa imbabazi anzanira umwana. Wabyumvise? Kuzukuru kansusurutsa. Amaze ukora araryoha kandi kamaze no gukura. Na nyuma yaho rero ubwo urumva icyo shaka kukubwira, abantu bajye bagenda gakeya cyane cyane mu bibazo bijyanye bifite aho bishamikiye n'umuryango n'imyororokere. Umukecuru ashobora kwanga umwuzukuru akaba ari we wa nyuma yagombaga kuba abonye, akazapfana agahinda. Abyumva? Abantu bose bajye bamenya ngo ntago bamenye ejo bizagenda bite. Izi kesi zirahari nyinshi. Mumaze kurara aryoha. Ayinya. Ngeze nk'ukuntu tate yadufataga nkumva biranganze. Twese turi umurundo. Ngiye horere rero. Nta muntu wakwanga nega ni inyungu. Abari inyungu. Hanyuma rero ubwo icyanyuma aswakireka. Ejo reka nzaba nkivuga. Ahubwo ejo feedback ya cya kiganiro twakoze kwa nyina Mataye, abantu baranyandikiye ngo yewe ngo Karegeya ngo urimo urabahugura, ngo urimo urabatoza kujya batwiba. Ngo uri kubatoza kuyiba, kujya babiba. Kumwe nababwiye ngo aho kujya kuri hiriya 500 mubwire akugurira akicumi. Ngo ndimo ndabatoza ngo shanga urabahuguye ngo noneho ngo bajye kujya batwiba.
good ntabwo ari ikibazo cyo kwiba abantu badukurikira bajye mu nyumva manza n'imyaka yanjye birimo kuko iyo uko ugenda ukura umuntu w'umugabo aba yakaba yaporoteja amayira ye y'ahazaza sibyo yego so rero ntawe ukeneye kuzaba mu masaziro avuga ngo uriya mugore ukamutunga nk'inkoni akabana uriya mugore twigeze kuba inshuti bareba bagasanga ari mu kigonyi cyangwa ari muri shitingi sibyo aho kugira ngo umwishyure inzu ya 500 nakubwira ngo mfite akabanza ngurira akabanza nishaka nzashyiramo ihema byumve kuko nasaza mu masaziro wowe nawe muzajya muhura ugira ipfuno wabikemuye kare ugira ipfuno wabikemuye kare niba wabyiyemeje bikemure kubyemeza ni kesyo yo kuganira niba wishyura 500 ya buri kwezi mu mwaka urishyura miliyoni 6 mushyire mu ya 50 450 ayashakemo akabanza mu myaka 3 azaba yujuje akazu kitwa ke hari wateye komanteri muri kiriya kiganiro ngo Karege yangura kuze kuva muri ibyo bintu ngo by'amatiku ngo byiki muri komanteri ibintu bamukoreye ni muntu ki se nyine ariko sara mu murongo ku murongo wa hano tubuziranyeho reka mbabwize ukuri mwihorera atandakaza reka nkubwize ukuri hano umurongo dufite turawuzi sibyo yego kandi amarembo arafunguye uzajya yumva twatangiye gutandukira ibijyanye n'uko ashaka n'imyemerere ye amarembo arafunguye yo kugenda nayo kwinjira arafunguye ntabwo rero ngewe urabona ko twimyeru twatangiye kuza mu musatsi wanjye ntabwo ari imyaka yo kuvuga ngo ndavuga babyita ngo ni uguca urwambehe dukeneye abantu bazima niyo byaba 0.1% umuntu agahinduka kiriya kiganiro cyuriya mugore hari abagore benshi cyafunguye urabyumva yego nayaguhe naguha ngo genda wishyura inzu genda ufatiye 100 400 kandi wabahaye n'urugero rwiza 400 yashyire mu kimina kwa wa wundi wagiye gusura utegeka ibyo ryakugeza barahari benshi babitekeye babizi nuko baba batavuga ariko twebwe tubere kuvuga experience yaha experience yuriya wa Yerusalemu nkayifashisha nigisha uyu nguyu wagiye Muhanga mu kinini rero ntabwo nabireka ngubigende biteze numva uwo bidashimisha uwo bishimisha karibu nimuze twige yego none ubu rero aho naringeze uwo mugabo ambwira ngo nimo ndabigisha kubiba ntabwo ari ukukwiba niba umugore muzamarana imyaka 3 bigenda neza ndavuga umugore w'iruhande nkabo bishyura amazu nyine nawe shyira mu gaciro aho kugira ngo mwishyure inzu ya 300 mubwira agiye mu ya senkani 200 ayabike mu kimina anaguze aguremo akabanza kebyiri cyangwa 3 iyo ngiyo hirya za rizieri babyumva ubundi mwaka akashyiremo fondation na rukarakara ushyiraho amabati wenda gukinga umureke ntabwo bizagushimisha kubona umugore wishyuriye inzu ya 500 buri kwezi mu gihe cy'imyaka 3 ukamubona abundabunda urumva ari muri anexe z'abandi cyangwa mu gahuru ukagira isoni zo guhuza nawe amaso gutese reka no gutegura amayira nibyo rutarebera yavugaga ngo gusaza neza ni ugusaza umutima utagucira urubanza reka mbwire n'abagabo n'umugore wawe ikigoryi ntabitekereza atyo wowe mugabo wemerewe kuba wamugiramo iyo nama kuko kera nyuma y'imyaka 15 nimuhura ntabwo azavuga ngo ntabwo uzagenda wisobanura ngo nari mubwiye arabyanga cyangwa se ngo ntiyabishakaga oya cyangwa ngo ntigeze abimbwira mufashe gutekereza kandi ejo bundi muri cya kiganiro twavuze ko kwishyura inzu no kugura ibiryo nta nkunga irimo dore inkunga nzima niramba ni ukwishyura abana amashuri bakazafasha nyina ni ukubashakira aho baba ibiryo babyishakira kandi iyo baburara rimwe ntibapfa inzu tuba mu kategori bibuka abahungu bigeze gutongana ngo ntaba mu ya 400 uyu wabaga mu ya 800 bari hehe ntabwo mu mahiganwa turimo mu buzima dukeneye shelter icumbi ryawe cyangwa ry'undi rya menshi cyangwa rya make ariko ritava
ridashyira ubuzima bwawe mu kaga, rikinze ritatera imbeho imisonga abana, babyumva, ritari mu bihuru ngo malaria zitere ibyo. Isino nta muntu n'umwe wa mu nzu isa n'iyundi, twese tuba mu macumbi. Yego. Iyo uvuze ngo Muyamagana ne urumva yavuga ngo uriya ntiyaba Muyamagana. Uyu mugore se abageze hagati kwera burirwa muhiga ngo muma muzamagana n'ingiye mva Muyamagana. Muyamagana nani geritse. Ejo akaza n'undi ati ese nkamwe bamuvuga niyo ninzu. Jewe mba mu $3,000 by'amadolari. So iryo si higanwa ryakabaye ridufata umwanya hano kwisi. Ariko icumbi ni ngombwa, kandi icumbi ryawe cyangwa ritari ryawe, kuko icy'ingenzi ni ukubasha kuryishyura. So ririya cumbi rero utabasha kwiyishyurira ryo ntabwo ari iryawe. Niba haba ikibazo ntiwishyura ukwezi, utabasha kwishyura ryo si iryawe, si iryawe. Ariko iryo ubasha kwishyura ukaba wakwishyura nk'umwaka, iryo ni iryawe. So abantu rero duhindura imyumvire nyine, tujye muri iyo logique. Niba inzu ushobora kwishyurira umuntu imyaka 3 $18,000,000, wowe watekereje ukamushakiramo akazi k'icumi bikarangira iby'ubukode, wese ntihungutse $8,000,000. Umugore waha inzu y'icumi se abakiguha ngo ngaburira ngira gute? Wapi. Reka nkubwize ukuri, kuvuga duca iruhande ntacyo bizatugezaho. Ejo cyangwa ejo bundi nyuma y'imyaka 5 tuzagenda tubona ibyangiritse kubera ko tutavuze. Urabyumva? None tugende tubona n'ibyagenze neza, abo twigishe nk'ubu wasanga ari nk'abagore 5 basobanukiwe n'abagabo nka 5 kuba batanze iyo komandikira inbox nuko bumvise. Yego. Uyu mu myaka 5 ushobora no guhura n'umuntu akavuga ati ati wankoreye umuti, ati umugabo yarangize gutya, yarandeze mama, yarangize mareba temba, atariko maze kumva ikiganiro cyawe naragenda mwigira gutya arabyumva, ati butujuje. Urumva? Nk'ukuriya uriya wahahandi yabimbwiye. Abyumva? Ntabwo ari kibara kuvuga ngo dore tukazahura mu myaka ndi ku kabando nitemberera, munagaje ngo dore cya gisaza cyadushutse. Urumva? Nibereye mu zabukuru wenda n'uturwara n'iki byose, munakacaho ngo dore cya gisaza cyadushutse. Nahita mungabana. Ugahita uhuhuka none ukira rimwe. Kimwe cyamuze kinanuka arakina kisebe bongo. Urabyumva? Yego. Tuzakuba muri uruzira. Ni mucyo twemere kuhimenya, nge ubu nahise munza twazanga imbere, nushaka unkurikire mu rugamba rw'imihigo turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza mu butabera n'amahoro mu rukundo, ubukire bwanga ibyo ndabuga yantumpeho. Tuzavuga ushaka wamamaze twigendere. Tuzavuga we, ahubwo turashaka n'abandi badufashe. Cyane kwigisha abantu kuba ku mingara. Ubuzima bw'amafoto ahubwo n'abagabo b'inshuti zanjye babyumve rwose ku kantu. Ubukode si inkunga, ibiryo si inkunga. Inkunga ni amashuri y'abana, naho abana baba. Yego. Ibyo ngibyo rero aho abana baba rero nta handi babikora, ni muri Premium Construction Group. Muri amacumbi. Abo ni abahanga ku macumbi. Ni abahanga rwose ku macumbi yaho tuba. Twese ntabwo tuba mu bihuru, tuba mu mazu, kandi ayo mazu yubatswe n'abande n'aba Premium Construction Group, n'abanjeneri beza cyane rero babajene bakiri bato cyane rwose, bafite imbaraga, baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ufite amafaranga yawe, ufite ikibanza cyawe, ibyo bintu barabigufasha. Uwo mwanya ujya ku mashansiye bo nibo bawumenya, ukajya uha amafaranga make make aho igikorwa kigeze, ukaba handi kugeza inzu yawe yuzuye, bakayiguha ukayibamo cyangwa bakagushakira uyibamo. Urumva atari abantu beza se cyane rwose. Yego, bakorera hano i Remera, ndetse bafite n'ishami i Rusizi rishobora gusavinga Nyamasheke ndetse na Karongi no hakurya.
no hakurya Bukavu mubaha akazi mubahamagare kuri 0784 42 57 cyangwa 0785 80 yego weekend yageze tujye kwa Musonera muri Vista Kigali rero bafite amacumbi meza cyane ngaya twahoze tuvuga aya twavuga muri Vista Kigali ari ni icumbi rifite icyumba gifite saro kikagira urubaraza yego ni icumbi ujyamo bakaguhereza ibyo kurya bimeze neza ibyo kunywa bifutse ni icumbi ujyamo ugahamagara inshuti zawe mukajya gukora inama muri sale nziza yes zimeze neza kandi zagutse bitewe n'abantu ukeneye ni icumbi ujyamo ugahamagara abashuti bawe bakaza mukareba match kuri screen nziza cyane ni icumbi ujyamo no mu cyumba harimo screen nabyibagiye yego ni icumbi ujyamo ugahamagara inshuti zawe mukaza mugakina kabiyari gake gake mureba match munaganira ibyunguka kuko hari muri Vista Kigali abajya bose n'abasirimu rwose babaganira ibyunguka ni munyarukire yo ni hano niyo udasirimutse ugeze urasirimu iyo hageze ugahura n'abasirimu nawe urasirimuka yego ni mujyeyo rero ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira murebe munsi y'umuhanda icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali 0785 40 80 40 mwari rero aretse nkagushimira inzu za Maranyundo ziracyahari inzu za Maranyundo bazajya baducaho batubwire bajye baducaho Maranyundo rwose inzu zirahari miliyoni 5 bongeyeho gusa na kubera ibikoresho byazamutse ariko na kaburimbo urakibuka karimo kwa Sarongo kakagera kakazegurukura mu mudugudu wose no hagati mu midugudu na hantu heza cyane rero mugereyo Maranyundo muzisure mujye mwabwira ko mwabikuye kuri KOP yego asante sana dukomeze twubake umuryango wacu wa KOP mwari ndagushimiye cyane yego ibiganiro byacu hano kuri KOP nakagaruka